Fisi umva ngugiye nimwicare gato ihangane mwicare gato tubisubiremwo ukumva ntago kwihanira byemewe sibyo twahamagara n'ubuyobozi rwose bukabati muve wenda umusake neza nuko ari ariko numvi nukuri kw'Imana mbabarira mumfashe giye nyine kujya kuvuza abantu nta mafaranga afite n'ubushobozi afite ntago naguhugiye na Nyagahene kugira ngo bikunde mu Rwanda avuka nukuri kw'Imana ihangane nimuhaguruke telefone yanjye kuneza oya nimuhaguruke umva Fisi nimuhaguruke wenda ibya telefone murabisubiramwe mu kanya sibyo oya dore ngiyo niyo ngiyo dore niyanje aho nari nyita yimere okay abadukurikiye kuri Shenze TV hano dufite abatumirwa Fisi yambwiye ko afite ikibazo gikomeye cyane ambwira kumuhuza na Nyagahene sinzi icyo bapfa hari wasanga ibya bindi niba ari byo gucana inyuma simbizi nimba ari bya bindi byo kugenda baharabikanya basebanya simbizi so abadukurikiye wenda basaba ko mwakora subscribe na share ubundi tukabasha kubagezaho ibikorwa bitandukanye so rero ndatangira nsuhuza Fisi amakuru yawe ni meza wanje so ndasuhuza na mugenzi wawe Nyagahene wari wahora ntago twajyaga tukubona muri iminsi wari waragiye hese ko ntago twajyaga tubona kuri Shenze TV urabona gutembera ese ko mbona washizemwo noneho iyi minsi baragufunze ni ibiyobyabwenge byinshi n'abagore benshi ikibazo kiri sasa rero reka tutaravuga amagambo menshi Fisi yambwiye kuguhuza nawe kuraho ngo hari ikibazo mufitanye ngize amahirwe nyene nkubona hafi sibyo ngiye mfite ikibazo nabo tutagifitanye yarantakiye arampamagara ambwira ati ibintu Nyagahene yankoreye data byagenze ute film bwiza ukuri data urumva yaduca amazina yewe n'ababeshi sibyo Nyagahene ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe nkuko ni inshuti na Kanyombya na Mukarujanga na Mbogo na Kayusi n'abandi sibyo kabisa noneho umuntu witwa Nyagahene yarampamagaye ati Fisi rero ati ndagushaka nabyumvise sibyo namwe ati rero ngewe simpari ntago ndi mu rugo nagiye Ikibungo gushutinga sibyo Nyagahene abarikoze abagiye mu rugo iwacu kubera ko udahari ntahari yaje kukureba udahari yaje kundaya ntahari nyine mwese mwari mufitanye gahunda ngiye ntacyo uvuga ariko abunda amagambo menshi wivuga amagambo menshi genda gace nawe turakusaba ibyo uri bubwira abantu badukurikiye turagusaba kuri butubwire ukumva rata yego wowe nyine naraje ariko oya reka bisobanure Fisi tubwire nurumva rata arangije ajya mu rugo umugena abahuje arangije ajya mu rugo ageze mu rugo iwanje asangayo Kadogo wanje unkorera Kadogo witwa Ruzagayura wa undi bita Ruzagayura uri yanjye amubona arangije aramubwira ngo Fisi twavuganye ngo ntize ngo agatelefone kiwe ari agatelefone k'amatushi kanjye kubera ko ngira telefone 3 ngira telefone 2 za touch n'akandi k'amatushi urukumva none kuvuga oya ndazizi izo telefone abenshi barazizi ko zifite uyivugiramo noneho iyo touch imwe ni ya internet indi ya touch niyo guhamagara si phone 2 noneho nkagira n'iya gatatu nshyiramo nimero yanjye yindi nyine abantu benshi cyane batazi kuko iyo bazi ni yindi rwara 79 none se reka ngubaze Nyagahene ibyo inavuze Fisi arakubeshera umva ngewe nageze iwe ariko wowe mu bisanzwe ufite telefone yewe yanjye ariko turagusaka turaza kureba ko iyo telefone ari iyawe telefone y'umukara umva se kuna abari kugenda yivuga ngo yanjye ariko yawe ariko se wayiguze ryari umva abantu bose bari gutukurikirana gutya bari kutureba gutya wowe nagera iwawe nkakureba telefone ako Nyagahene rero tujye duca amazimwe wasanga wenda yaragutumyeho ngo mugende ugire ikintu umufasha wasanga adahari ugahita umutwarira telefone turabizi ko abantu nkamwe yabwiye umwana arambwira ati Fisi none se hari telefone ngewe njya mbona na Nyagahene sibyo iyo telefone konzi ko mu minsi yashize nta telefone yari afite iyo telefone yawe imeze ite ubundi iyo telefone yitwa gute Nyagahene iyo telefone yitwa gute siagatushe se ntabwo uzi nuko yitwa se agatushe gute se reka nikwereke urumva yinyereka ariko si yawe ni yanjye ni gute ngewe wumva ko wajya kunteza urubwa ngewe oya ariko nguteje urubwa nte ihangana usebe urumva ngewe buriya namuhamagaye mu ibanga
sibyo ntago nawe bwamubwire yuko muri buhure sibyo usibye gusanga nabisheje gutya niyo mpamvu nawe yaje kubera ko maze iminsi nyinshi muhamagara kuva nava ikibungo mubwira ati Nyagahene wamaye telefone yanjye akambwira ngo nta telefone oya rwose ubona abahuje ngenda nagira ngo nce amazimwe sibyo niba waratwataye telefone y'abandi gitanga Nyagahene sibyo muzajya mwanga oya nubwo twirwa tumwingira nabanza yirebe cyane ukuri kw'Imana ni mumbabarire muri kubyara fisi fisi umva ngubye nimwicare gato ihangane mwicare gato tubisubiremwo ukumva ntago kwihanira byemewe sibyo twahamagara n'ubuyobozi rwose bukabaki muve wenda umusake neza nuko ari ariko numvi nukuri kw'Imana mbabarira mumfashe giye sinyine kujya kuvuza abantu nta mafaranga afite n'ubushobozi mfite ntago naguhugiye na Nyagahene kugira ngo bikunde mu Rwanda haguruka nukuri kw'Imana ihangane nimuhaguruke telefone yanjye kuneza oya nimuhaguruke umva fisi nimuhaguruke wenda ibya telefone murabisubiramwe mu kanya sibyo oya dore ngiyo niyo ngiyo dore niyanjye ahubwo nari nyita yimereza Nyagahene waretse ubujura Nyagahene waretse ubujura ubu ngubu urugo rwarakunaniye utangiye kuzijya wiba abantu icara aho ngaho nisubije ibyanjye icara aho ngaho icara ku iyo ntebe yewe nisubije ibyanjye icara ku iyo ntebe mwegere tubisubiremo tubanze tumenye neza ati kugira ngo ufate umwanzuro wo kugira ngo ufate telefone y'abandi bitwara yewe umuntu aze mu rugo dore ngiyi telefone mwese muyireba aza yaka umwana narangiza ayikorega nta n'isoni kandi yakangubwiye Nyagahene utazanyinisha jewe urukumva oya ni ukuri jewe mfite amatsiko Nyagahene iyo telefone ni yawe ariko urabyemera ko telefone igufatanye telefone si ngiyi none si Nyagahene ari kwibaza iki batari iyi ngiyi se ni iyi nese uzi nimero yayo ndayizi nyine uyizi tiri namba yawe urayizi wewe nimero y'ingi oya nakubwiye tiri namba yayo kwanza reka nkubwire yewe nta n'ikintu mfana n'ibisambo reka nigendere oya nukuri pe wakwiye kwigendera akira imikorofone zawe Yesu we Nyagahene ntago nari nzi yuko uri igisambo bigeze aho ngaho wowe kabyarawe aha ngaha unahaguruke ugira aho ujya kubera ko n'ubuyobozi bwahita bukugenda aho tuvugana ugira aho ujya ariko nkwibaza akabazo kamwe kugira ngo ufate umwanzuro wo kwiba fisi tuzi ko ari umugwaneza tuzi ko afasha abantu benshi egera guhamagaye ngo agushakire n'ibiraka wabitewe n'iki ningegera gute sikana gufatanya telefone none se urumva atari ikibazo ntatwara ayitwara ahubwo vuga ko watwaye ibitari ibyawe wajya uvuga tukagutera inkunga ukavuga nimero yawe bakagushiraho n'udufaranga duke ukabona ubutera nkunga kugira ngo ugure telefone yawe telefone ya gatushe kwari sina smartphone reka ntabwo nari nzi yuko ari gutya bimeze Davis yamamaga yambwiye ati mbabarira umuze n'uriya muntu muri inshuti nibwo nahise guhamagara 07 32 8 ubwo Nyagahene rwose akeneye ubufasha ariko ubujura aziko nyemeje aguruka rwose ugende ukabyara genda sawa